Tuvuge action iki? Yes. Hopa urabona ko igiterane imyiteguro y'igiterane cyo mu kwezi kwa karindwi ikomeje. Ego. Imyiteguro irakomeje ntago mbyibuka. Niba wifuza ko umwe muri twe biroroshye cyane. Ni ugutera intambwe eshatu gusa. No ashingire kuri Bibiliya duhesha Imana icyubahiro. Ndakotoye. Umuvuga butumwa John Samvura official. Uretse ako murebe kuntu iri yagara rituruka ku kiswa. Ntabwo tubisubiramo. Kandi icyo gihe wameze amajwi ntabwo Oya. Hapana da. Uretse. Okay. Yes, twagiye. Papa Hirwa ni ugiye gutangira. Yes. Urageza hehe rero mpere he? Jewe ndatangira igiterane. Mu kwezi kwa Hello. Nanjye. Ndasaba kugenda. Nkuko musashanago ntarabishobora cyashuti. Ikintu cyose rero kinsaba kugenda. Nkuko musanzwe mubizi, hano kuri Harvest tugira gahunda yaturibaza Bibiliya igasubiza aho abakristo twibaza ibibazo Bibiliya Tubyibagiye. Nkuko cyane nukwereka gutangira. Nari naritegura mise nibagiye ibintu ndavuga. Ese ni ngombwa adukibaza gute? Ese ni ngombwa ko nongera kubatizwa? Muri kudusakuriza mwebwe muri kuvuga. Tugende. Yes, I am tayari. Inyuma Zoe nawe rwose wacumuza umuntu mbara wigiye hirya uri gutuma nseka. Brenda. Karabe. Action. Igiterane mu kwezi kwa karindwi tuzaba dufite igiterane cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 6. Twagiye. Uwatangiye. Mani ibyo bintu kandi basanga uri kubifata. Reka twegere bamwe mu bakristo batubwire tubabaze. Batubwire ko babyumva cyangwa se uko ari. Tumaze kumva icyo abakristo bavuga ku kibazo cyabajejwe, reka twakire pasiteri atubwire icyo Bibiliya bivugaho. Kongo Kinshasa tuzaba Haleluya. Uganda tuzaba muri icyo giterane. Okay. Can we start? Umuryango wa Petero uhagarariwe na vuge byinshi. Ukagera inyuma ya Wisdom. Kati. Akisha. Mawe n'Imana Jean Claude. Natwise na Bayasha. Epfo mu rugerero ukazamuka ukagera kuri Noel Nyundo. Umuryango Nago wavuze izina ryawo wakotoye. Kandi ari Mwihangane. Imana irabakunda, murakunzwe. Agiye kubidusubisha uzu. Reka babwiresha. Buriya. Ubundi ibyo arashaka gukora ni ibyo ngibyo ari. Yes. Action. Okay. Inkingi ya kane ni ukwamamaza. Inkingi ya gatandatu ari nayo ya nyuma. Dutangiza amato. Se kuri kundeba gutyo kuraho inshuti kuraho. Sengaho. Inkingi ya gatandatu ari nayo ya nyuma ni ugutangiza amatorero ashingiye kuri Bibiliya duhesha Imana icyubahiro. Sibyo? Hirya no hino ashingiye kuri Bibiliya no gukomeza guhesha Imana icyubahiro. No gukomeza. Tewo burya ajya kotora. Ajya avuga ngo duhesha Imana icyubahiro. Kandi banditse ngo no gukomeza guhesha Imana icyubahiro. Ngaho uretse mbanze nyirepete. That we can go. Inkingi ya gatandatu ari nayo ya nyuma ni ugutangiza amatorero hirya no hino
ashingiye kuri bibiliya no gukomeza guhesha imana icyubahiro. Intumbero yacu ni uko buri wese muri twe ahinduka intumbero yacu ni uko buri wese muri twe yaba intego nkuru ni uguhesha imana icyubahiro dusohoze ubwo muratangiye kuruhuze nkomeza kandi dore wifuza kuba umwe muri twe, dore uko wabigenza. Intambwe ya mbere niyo wateye kuza ugaterana natwe. Iya kabiri ni uko uhaguruka tukakwakira mu bashyitsi. Iya gatatu, nyuma y'iteraniro igira gute, wegera abanyarugwiro bakakugeza, waganirira n'umushumba. Bagakora bamapu nyine, shaka imyuka. Tubahe ikaze muryango mugari. Uyu ni wa mwanya baturibaza biri gasubiza. Hari ibibazo byinshi usanga abantu bafite ushanga. Tubahe ikaze muryango mugari. Uyu ni wa mwanya waturibaza biri gasubiza. Katinga. Konabo. Ntusunike intebe. Iyi ngiyi niyo murade. Yewe ndaza gutangira tutangiye inkingi. Urahita uvuga ibyo byose. N'intego nkuru uvuga ko dufite n'inkingi 6 tumbaza inkingi ya mbere twanakomeye. Neza cyane. Katayari. Yes. Action. Uyu mwaka dufite intego nkuru. Reba muri iyi kamera ntundebe njyewe. Intego nkuru oya. Action. Intumbero yacu ni uko umuntu wese muri twe aba umwigishwa nyakuri wa Kristo, uramya Kristo, ukorera Kristo kandi ugendana na Kristo. Oya. Wacu uyu munsi hano dufite abanyarugwiro, nyuma y'amateraniro bakuyobora ahantu uganirira n'umushumba. Serious? Rero ndabona kujya mu bikorereza muranza mugasirimba. Muranza mu byini gisirimba. Kugira mu bivuge neza. Oya, twagiye noneho.